Amagambo y'ubuhanuzi ku mwaka w'2023. Imana yatanze ijambo rikubiwemo ibi byose umwuka wera yaje kuzana nyuma mu gusobanura iryo jambo. Nibagirwa n'ibindi byose bivugwe, umenye ko ijambo umwuka wera yatanze uyu mwaka wa 2023 ngo umuntu wese ushaka kuzirata umwaka wa 2023 ngo azirate Uwiteka. Ni wirata ibindi uzakorwa n'isoni. Ku mpamvu umwuka wera ari buvuge hano, yarambwiye ngo ni umwaka w'uko umuntu wese uzashaka kugira ibyo yirata ngo yirate Uwiteka. Baza kubyumva, nimba wirata abantu, nimba wirata ibiki, nimba wirata ibyo utunze, uzakorwa n'isoni. Umviriza, mu gushaka kumenya icyo Imana ivuga ku mwaka wa 2023, umwuka yampaye iri jambo ngo ni umwaka wo kwirata Uwiteka. Ni umwaka wo kwirata Uwiteka. Umwaka wa 2022 wabaye umwaka wihindagurika no guteragurwa hejuru y'ibintu bitandukanye biri ku isi. Ibyo bita bouleversement de l'ordre mondial. Nuvuga ngo ibintu byarahungabanye ku isi. Ariko uyu mwaka tugira twinjiremo 2023 uzaba umwaka wo gucishwa bugufi kubishizwe hejuru byose. Mugiye kubyumva? Uyu mwaka twenda kurangiza wari umwaka wo guhungabanya ibintu ibinyantege nke bigira ibibazo. Ariko uyu mwaka tugira twinjiremo ni umwaka Imana ishaka gucisha bugufi ibintu byose byishize hejuru. Ibintu byose byishize hejuru biracishwa bugufi. Muraza kubyumva umwaka tugiye twinjiremo yuko ari ibintu biza cishwa bugufi. Iyo bavuze ibintu mu ruvye byo ntago bisiga abantu. Kwiye kumva imvugo y'umwuka wera. Gadukomeze. Ibintu byari ahirengeye bizisanga byacishijwe bugufi. Imbere y'inkubiri ije ibiti by'inganzamarumbu bizahetama nk'ubwatsi bworoshye. Imiterere y'ibintu mu isi iraza guhindura isura ku buryo budasubirwaho. Bazabahanura ibindi bazaba bari babesha. Wabyumvise? Isi yari isanzwe igaragara yuko ishobora guteganya ibiri bube, bakaganira ku mibare bafite, bikaba ari ibintu bimeze nk'ihame. Ariko ubu isi ya 2023 iraza kuba isi idafashe kandi utamenya ibyejo byayo. Izarangwamo n'ibyago mu buryo nta gice na kimwe ku isi kitazanyeganyezwa mu buryo bukomeye, ariko mu ntego yo gucisha bugufi ibyishize hejuru. Abibwiraga ko bakomeye bazibona nta mbaraga bafite imbere y'icyerekezo n'intera ibintu bigiye gufata. Hanyuma Imana iravuga ngo mwe kwiringira inyama n'amaraso, ni ko Umwami avuze. Mwe kwiringira inyama n'amaraso. Ubuhemu, ukwikubiraho, ubugambanyi no kubura ubwizerwa mu mibanire y'abantu bizafata intera ikabije. Urugero rw'ubugome, ubuhumyi mu mwuka ndetse n'ubushukanyi mu mwuka bizafata intera itigeze ibaho. Murumva ko hazaba kwangirika ku mibanire y'abantu. Amatorero azarushaho kubaho nk'uko isi igenda, bifatanye no gutakaza ubutware bw'ijambo ry'Imana
mu buzima bw'abakristo benshi. Abakristo benshi ijambo ry'Imana rizasa naho ntacyo rikibabwiye. Imbaraga zikorera mu bidukikije zizarushaho kwisukiranya birenze uko byari bimeze mbere. Ibyo bita mu Gifaransa le cataclysme. Nuvuga ngo ibintu bizahungabanya mu bidukikije. Umwuka wa mamo ari we mwuka uri inyuma y'amafaranga. Uwo mwuka uzigarurira mu mbaraga nyinshi ubuzima bw'abantu ku buryo imibanire yabo izaba ishingiye gusa ku mafaranga kurenza indangagaciro za kimuntu. Bivuga ngo mamo azakora mu buryo bukomeye cyane mu mwaka tugira twinjiremo. Yarasanzwe akora ariko azakora mu buryo buhambaye. Ko Satani rero arakora vuba ko azi ko igihe cye cyarangiye. Itandukanirizo hagati y'icyiza n'ikibi rizaba ritagihari mu bantu. Bivuga ngo ikibi n'icyiza bizaba naho bingana. Mu bizera umutima uboneye uzaba ari indangagaciro itakibaho cyangwa idashoboka. Bivuga ngo benshi kugira umutima utinya Imana, umutima utanduye, umutima uboneye bizaba ari ibintu secondaire. Ntago bizaba ariyo ntego yo kuba mu gakiza. Ubukene mu by'ibanze buziyongera mu miryango myinshi ugeretseho n'ingaruka zabyo ku rwego rw'imibanire hagati y'aba mu nzu imwe cyangwa mu muryango. Birumvikana kubera ko mamo azaba yafashe imitima benshi. Ubwoba bw'ejo hazaza buzashora benshi mu guhangayika no kubunza imitima ku bijyanye no kubaho. Ibibazo bya buri munsi benshi bazava mu byari bisanzwe bimenyerewe ko ariko bikorwa, hazabaho guhindagurika kuri benshi. Bivuga ngo abantu bazabura stabilité, abantu bazaba bahindagurika. Umwaka wa 2023 uzahinyuza ukwizera kwabo biyita ko bizera. Abatarashoye imizi mu mwami bazava mu kwizera, bazarohama mu bijyanye no kwizera. Abiyita ko bizera umwaka utaha bazahinyuka benshi. Mu jambo rimwe upagani nibwo buziganzira benshi none ku mugaragaro. Ariko kubizerwa banjye abo imitima yiringira Imana ko ndi ibyiringiro byabo, nzababera igitare n'agakiza, ubwihisho buri ahirengeye n'imbaraga, ntabwo bazanyeganyezwa. Amashimenje ku mwami Yesu. Imana iravuga ngo mufate umwanya wo gutekereza ku byo nabwiye kera Yakobo. Yewe Yakobo, ari amagambo ari muri Yesaya 40:6. Yewe Yakobo Isirayeli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nurabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Mbese ntiwari wabimenya? Ese nurabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije mongeramo imbaraga. Mbese ntiwari wabimenya? Ese nurabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera y'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Abasore b'imigende bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Mbese ntiwari wabimenya? Ese nurabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Abasore b'imigende bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko bategereje Uwiteka bazasubizwamo intege nshya.
bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amashi menshi ku mwami Yesu Kristo. Abizera bahamagariwe kwirata umwami gusa, kuko agakiza n'icyubahiro byabo bishingiye ku Mana. Imana irakomeza ngo sinabivuze ngo abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka Uwiteka ubuhusheho. Nukuri abantu ni nk'ubwatsi, abantu ni nk'ibyatsi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Imana ihabwe icyubahiro. Mwirinde kugura ibintu. Ano rero Mwuka agira inama abashaka kumva. Mwirinde kugura ibintu mwigaragaza ku bandi. Ibyo bimara inyota y'irari, atari uko ari iby'ibanze cyangwa ingenzi, ariko irari ryo kwishyira hejuru, gushaka kugaragara. Mugire Uwiteka wanyu, kuko ndi umwandu wanyu, umugabane wanyu. Bivuga ngo Uwiteka niwe butunzi bwawe, abari uzirata. Ni koko mwinjiye mu gihe kigoye cyuzuye ibintu biteye ubwoba, ariko bafite imitima igororotse bagakora imirimo yabo mu buryo butunganye, kuko banyiringiye. Umuseke urabatambikiye mu mwijima, bazaba abanyamugisha. Nzashira mu mazu yabo kugubwa neza n'ubutunzi. Amashi menshi ku mwami Yesu. Ntibazanyeganyezwa na hato, ntibazatinya inkuru mbi. Imitima yabo izakomeza gushikama, biringiye Uwiteka n'amasezerano ye. Ibigega byabo bizuzura, bisendere ibyo bakeneye mu buryo bwose, ntacyo bazabura. Aya magambo abe muri mwe, kuko niyo kwizerwa kandi nayo ukuri. N'aya magambo rero Imana ishaka kurangirizaho. Zaburi ya 62 umurongo wa 9 kugeza 12, n'Abafilipi 4:7. Mw'abantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Nukuri aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashirwa mu gipimo nibazika, bazateruka bose bateranye, umwuka ubarusha kuremera. Ntimwiringire agahato, ntimwizigire ubusa kunyaga. Ubutunzi nibugwira ntibuzabaherana imitima. Imana yavuze rimwe, nabyumvise kabiri, ngo Imana niyo ifite imbaraga. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite ibihagije muri byose. Abakorinto 2:9-8. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Mwami Imana, ni wowe El Olam, ni wowe nyiri ibihe byose, ni wowe Uwiteka. Ibihe bitarabaho uriho, witwa ndiho. Ibihe bitarabaho byose warubizi, waruzi n'ukuntu bizakurikirana, waruzi uko bizatangira n'uko bizarangira. Wabivuze mu ijambo ryawe. Uri umwizerwa mu byo uvuga. Amaso yacu yarabibonye, amatwi yacu yarabyumvise. Ntabwo uyu munsi twashidikanya. Uravuga ko uyu mwaka ni umwaka wo gucisha bugufi, ibintu byose byishize hejuru. Umwaka 2023 ni umwaka wo gucisha bugufi, ibintu byose byishize hejuru. Wavuze ko ni umwaka wo kwirata Uwiteka gusa. Nitwirate ubwenge bwacu, nitwirate imbaraga zacu, nitwirate ibyo dutunze, nitwirate ibifatika, ariko ngo twirate Imana, isoko y'ibiriho.
isoko y'ubugingo, isoko y'ibifite ubuzima. Mwami Imana, duhagaze hano nk'itorero ryawe, turagushimira kuri iri jambo, kubera ko ijambo ryawe ntago ribesha. Amaso yacu azabona ibishizwe hejuru bicishwa bugufi, ibyitwa ko bikomeye tugatangara kubona bikuweho, kandi nta kintu cyakwerekana ko byari kuvaho. Ko ngo n'imisozi nayo iyo biri ngombwa urayitegeka ikimuka. None Mwami, tumaze gutanga ijambo ryawe ry'uyu mwaka 2023, none turagusaba Mwami kugira ngo iri jambo ryinjire mu mateka. Ureye muri uyu mwanya iri jambo rirema amateka y'umwaka 2023, ubwoko bwawe bukomezwe, ubwoko bwawe bwirata Imana, ubwoko bwawe buvuga Imana, ubwoko bwawe buririmba Imana, ubwoko bwawe buhamiriza Imana, ubwoko bwawe bwishimira Imana, ubwoko bwawe bugende bwemye kuko buzi Imana. Muri uyu mwaka 2023 abatazi Imana bamenye ko Imana yacu ari nzima, abatazi Imana bamenye yuko ari ubuhungiro, abatazi Imana bamenye ko ari ikwiye cyubahiro, abatazi Imana bamenye ko ari ikwiye gusingizwa, abatazi Imana bamenye ko ari ikwiye gusengwa, abatazi Imana bamenye ko ari yonyine ikwiye gufukamirwa, abatazi Imana bamenye ko ari yonyine ikwiye ko abantu bayiha icyubahiro gisumba ibyubahiro byose. Umwaka wa 2023 reka bera birata Imana, reka bera birata Imana, reka bera birate ko bagize ubwe kumenya, reka bera haleluya birata Imana, kubera yuko ibyirato bindi bigira bicishwe bugufi, bigira bimanurwe ku ntera. Oh haleluya, iri jambo mu izina rya Yesu Kristo ryinjire mu mateka umwaka wa 2023, kandi amatwi yacu abyumve. Haleluya, amakuru ava mu mpera z'isi Mwami, n'amaso yacu ibyabona bigaragaze ko iri jambo ryawe ari ukuri, kugira ngo abana b'abantu bamenye ko nta gishizwe hejuru cyasumba Imana. Ni wowe kibirengeye, ni wowe usumba byose. Haleluya, n'abadayimoni baravuze ngo uri Imana isumba byose. Reka uyu mwaka tugira twinjiremo, haleluya, usumbe byose mu buzima bw'abantu, usumbye bose mu buzima bw'amahanga. Ntihagire ikintu na kimwe kizireshesha nawe. Haleluya, byose bimenye yuko ari we wabiremye. Reka amavi yose agupfukamire, reka amavi yose agupfukamire, reka indimi zose zature ko ari wowe Mana. Duhe Mwami imitima iciye bugufi, duhe Mwami imitima itikakisha, imitima itirata, imitima itishongora, imitima itinya Imana kurusha gutinya abantu n'ibintu. Urakoze Mwami, turagushima. Nimba Imana iza bitaravuga, tuzongera gura hano Mwami mu mpera z'umwaka duhamiriza kuri ijambo ryawe ari ukuri, kwa maso yacu yariboneye. Haleluya, ibiti by'ingazamarumbu biyetamishwa n'umuyaga uzahuha bigahinduka ibyatsi, abakomeye bazahinduka ibyatsi, abahambaye bazahinduka ibyatsi, ibikomeye bizahinduka ibyatsi, kuko ngo n'umwaka wo gucisha bugufi. Ibintu byose byishije hejuru, kubihungabanya urabihungabanya, twarabibonye. Ntabwo ari wowe uzana ibyago, ariko byose bibaho ubizi. Niyo mpamvu duhamya ko aya magambo ari amagambo yawe kandi ko azasohozwa. Ndagushimira ko ingo z'abera zirinzwe mu mwaka utaha. Ndagushimira ko mu ngo z'abera uzahuzuza ibyiza. Ndagushimira ko mu ngo z'abera uzashyira ubutunzi. Bazahimbura abavandimwe, bazahimbura abaturanyi, bazahimbura benshi. Ndagushimira ko abera ngo bazarindwa mu buryo buhambaye. Uzababera igihome, uzababera amaboko, uzababera umutabazi. Ntubesha kuko uri umunyakuri. Kandi ngo abera ngo ibigega byabo mu mwaka twinjiramo ngo bizuzura, bizasendera. Kandi ngo nta na kimwe bazabura mu byo bakeneye byose, ndetse ngo uzabaha ibirenze ngo babonye n'ibyo bakoresha imirimo myiza, kugira ngo ubwami bwawe bujye imbere. Turawukuriye ubwasi, turakomeye amashi menshi.
mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro ni cy'umwami, icyubahiro ni cy'Imana, icyubahiro ni cya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo twese amen. Amen, amen.